abantu barashaka ububyutse, igihugu kirashaka ububyutse, itorero rirashaka ububyutse. Ntabwo dushobora kuzabona ububyutse dufite abakristo bakiri tradition, cyangwa se baza kwiyerekana bafura bagatera ipasi bakajya barangiza bagasubira kuri Yesu ngo bye bye tuzabonana ku cyumweru gitaha. Nubyemera wa musore we, nubyemera wa mukobwa we, ati umucyo wawe uzahera aho gutambike. Ijambo ryiza rikomeye cyane, aravuga ati nutaka Uwiteka azakubwira ngo ndi hano. Nubwira ngo ndwaye kanseri, azavuga ati kanseri si ikibazo ndahari. Nubwo uti ndashaka umugabo, azavuga ati umugabo si ikibazo ndahari. Nubwo uti ndashonje, azavuga ati ibiryo ntabwo ari ikibazo ndahari. Nubwira ngo banki igiye kuntereza, azavuga ati amafaranga si ikibazo ndahari. Numutabaza azagutabara akubwira ati ndi hano. Oh haleluya! Yesu ashimwe cyane. Azagutabara urugwa nirukunanira akubwira ati ndi hano. Umugabo nawe kuraza ku nkeke ukajya mu nguni ugasenga, azakubwira ati ndi hano, kuko wemeye ugahindukira. Memba vuba wangerereje nirukanye ngende. Sindaguhemba noneho uyu munsi wakoze iki? Atari rwose kuko wowe kuko ntabwo ubizi. Ya masahane nayogeje, baza abantu bose ko nayogeje, kandi n'inkwi naje nzizanye ngo wamemba vuba ngende. Undate se inkwi ziri hehe? Niziri hariya hirya hariya ze. Hanyuma amasahane hariya yose nayogeje. Undate se katari igihe wakoreye, kuki utagenda aho wakoreye ngo baguhembe? Undi agaturika kare agashaka ngo akorere abandi ariko ahembwe n'uwo mubyeyi, kuko azi ko uwo mubyeyi agira impuhwe kandi ahemba neza. Hari n'igihe abandi bari kumuhemba bakamuha utuntu tw'amafuti, ariko yari azi ko ibihembo by'uriya mukecuru ari ibihembo byiza, akanga ko abahemba dukeya bamuhemba, agategereza uwo atakoreye azi ko ahemba neza, akaba ari we ajya guhembera. Mbarizo mucyaranyo tuhembesha ku Mana, urayikorera? Ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dukomereze mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 58. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Yesaya 58 turasoma duhere ku murongo wa mbere. Idini itaryarya n'Imana ishima. Shyira ejuru uvuge cyane we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'ikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Icyakora banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka ntirireke amategeko y'Imana yabo, niko bansaba amategeko yo gukiranuka bakishimira gusanga Imana. Ndetse barabaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho ni iki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Kugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeza gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo, akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Ibyo ni byo wita kwiyiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira? Ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji,
ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza, Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushonji ugahaza umunyamubabaro, umucyo wawe uzahera kuvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu. Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufa yawe. Uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. N'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwica ibyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo. Nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha. Ntube icyigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Ni ukuzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Twakemeza ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Murasa neza, murakeye. Yesu afite abahungu n'abakobwa beza. Uwo mwicaranye ngo turasa neza. Amazina bayababwiye ntabwo nyasubiramo, kandi bababwiye aho nkorera muri ligue. Ndi umunyamabanga mukuru wa ligue muri kino gihe, ariko ntabwo naje jyenyine. Hari sister wanjye dukorana muri ligue, umukobwa mwiza ukunda Yesu, umuhanga. Nahaguruke abapepere, abahobere mu mwuka. Abakorera fraternity mushatse mwamureba neza. Ubwo kandi mfite ibyo mvuze. Naza kubona akanya mu mwegere muvugane nawe, kuko ari byo twaganiriye. Ikindi cya kabiri, yabazaniye ibitabo. Afite umusomyi w'abana, pastor amaze kuvuga, yayizanye arayifite. Hanyuma n'imisomyi y'abantu bakuru iri hano nayo yayibazaniye arayifite. Yabazaniye n'ibitabo by'indirimbo, ari ibifunitse n'ibidafunitse. Yabazaniye Bibiliya, yabazaniye n'ibindi bitabo abantu bakunda bya Rick Warren n'ibindi. Ndumva rero ngira ngo yaje aje, sibyo? Nibamuha amashyi menshi cyane. Ligue rero pastor yayivuzeho, ni umuryango wasoma Bibiliya mu Rwanda, umuryango umaze igihe kinini cyane, wabaye registered mu Rwanda guhera muri 1969. Ni umuryango w'abarokore. Ni umuryango w'abarokore baturuka mu matorero yose. Nanjye uwo muryango nawe ugiye mu 86. Urumva ko mu gihe cyacu ntabwo byashoboka gukizwa ngo ubure guhita umunyamuryango. Twajyaga mu biterane bya ligue, bamara gukizwa bagahita kugira umunyamuryango. Bambwiye ngo ntabwo naberetse madamu wanjye pastor, ntabwo bamwerekanye. Nabasuhuze mu gitondo twabikoze, ngo numvaga tugikomeje service. Yesu nabavugisha. Yakoze rero pastor kunyakira akampa ikaze, kandi bakoze korali bagenzi banjye. Nanjye ndi umuririmbyi w'iyi korali. Iyi ni korali ya ligue, ntabwo nzi ijwi ndirimbamo, ariko ndijya indi Imana yamaye n'iryo ndirimbamo. Yesu ndashimye cyane.
twabazaniye fomu rero z'abanyamuryango hariya, pasiteri wanyu arazifite. Hano twasengeye abantu 30 bashaka kuba abanyamuryango w'umuryango wa Samariya mu Rwanda. Nibo twasengeye, nazizanye kujya hasi yabo ntibyemewe, ahubwo muzarenzeho pasiteri abongera izindi. Ubwo pasiteri azayisobanura icyo gukora, arabizi. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge rero kugira ngo tutaza kwica gahunda. Abarokore ikintu cya mbere dukora ni gahunda. Mana, mu izina rya Yesu, abaja n'abagaragu turagushima cyane ko waduhaye umugisha uyu munsi wo kuza ahera hawe. Hari benshi bari mu bitanda by'uburwayi bitakundiye, hari abandi bari aho batigenga ngo bagire umudendezo, hari n'abandi Mwami Imana Nyir'ijuru Satani atwaza igitugu, ariko twebwe bw'ubuntu bwawe atari imbaraga zacu uduhaye ku buntu bwawe kugira ngo Mwami Imana dushobore uyu munsi imbere yawe. Tuguhaye ikaze rero, ngwino uganire natwe mu izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Hariho umuntu umwe w'umubyeyi, yari umugabo cyangwa umugore, apfa kuba ari umubyeyi, ngo yagiye kujya ahantu azindutse abwira umwana we w'umusore ati, mwana wanjye rero ubwo ngiye kugenda usigare wubaka urugo ruriya ruzungurutse inzu. Hanyuma akata umugano cyangwa se icyo ari cyo cyose cy'urugero yashaka kuyubakisha, igikenyeri cyangwa se umugano. Hanyuma aramuhereza urugero wubaka, ndashaka kubaka urugo rureshya gutya, niba rwari metero arayikatira rimwe. Arangije umwana aragenda afata rwa rugero ise yamuhaye, ajya ku migano yindi arayikata ireshya narwo. Arangije aragenda arayubakisha, hanyuma aragaruka afata muri ya yindi ya kase, aragenda yongeragera ku yindi migano arakata, arongera aragenda arubaka, aragenda arongera arakata bwa kabiri akoresha umugano umwe muri iyo ngiyo akase bwa kabiri, gutyo gutyo arazunguruka. Arangije asanga urugo rwabaye insumbane, bigiye bihegekeranye. Isaje rero arebye abaza umwana ati, byagenze bite ko naguhaye urugero rumwe ukoreraho? Byagenze bite kugira ngo urugo rube rubabaye ibintu bihengamye? Mwana we ati, ngo jyewe ntakindi nakoze, ni rwa rugero wampaye jyewe nakoreho. Isa ati, kuko wabigenje. Umwana ati, narufashe ndagenda njya ku migano, hanyuma ndarukata, hanyuma ndangije ndaza ndubakisha narwo ndushyiramo, ndetse kugira ngo ntaza kuyoba mfata umugano umureshya narwo, hanyuma ndagenda ndakata gutyo gutyo. Isa aramubwira ati, mwana wanjye, ati ibyo wakoze nibyo, ariko ntabwo ari byo nakubwiye, nibyo wowe wishakiye. Jyewe nagira ngo ufate rwa rugero rumwe aho bari gukomeza kujya ugeresha ku migano. Urugero wakoresheje ni urwawe, ntabwo ari urwanjye, kuko urwanjye wahise urubika ku nshuro ya mbere. Niyo mpamvu byahengamye. Murambaza muti, sa Apolineri urashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga gusenga k'ukuri. Gusenga k'ukuri ariwo rwa rugero rw'ukuri. Ni ukuvuga ngo uwashyizeho gusenga hari n'uburyo yashyizeho abantu bakabaye basenga. Iyo udakoze nk'uko rero yabigennye, yabitegetse, yabyigishije, ubwo ibyo gukora aba ari ibyawe. Turi mu bihe byo gusenga, turi mu minsi 40 yo kwiriza ubusa imibabaro ya Yesu Kristo nk'itorero rye, natwe turimo turakurikira inzira ye. Rero nicyo gihe cyo kweza itorero kugira ngo duhagarare turi rwa rugero rwa Kristo yaduhaye. Haleluya. Uyu mugabo rero bita Yesaya ni umwe mu bahanuzi bakuru bo muri Israeli, mu batambyi, aturuka mu miryango y'ibwami hejuru mu batambyi, kandi Imana yamukoresheje ibintu bikomeye. Muzabona ko ari we muhanuzi wahanuye, ashobora kuba ari n'umuhanuzi igihe kirekire kandi agahanura byinshi. Uyu munsi rero aduhagaze imbere, twebwe nk'itorero ry'Imana turi hano, bamwe ngo ni Remera, abandi bahita andi mazina, ariko njye nemera ko ari Remera, cyo kuba EPR yo nayo niyo. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi aduhagaze imbere rero aganira natwe, ntabwo arimo kuganira n'Abayahudi. Itorero ry'Imana ry'icyo gihe nta nubwo aganira n'abandi, ntaganira abantu bo muri Moenia, arimo araganira n'Abanyarwanda
muri aya masaha ahagereye ahangaha araganira natwe aravuga mu kiriro aravuga ati shyira ejuru uvuye cyane we kugerura rangurura ijwi ryawe bikondera ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo ubwire Yakobo ibyaha byabo icyo kora bashaka ubukeye bishima kumenya inzira yanjye ishyanga ryakoraga byo gukiranuka ntireke amategeko y'Imana yabo niko bansaba amategeko yo gukiranuka bakishimira gusanga Imana. Urabona bafite tradition, bafite umuco batojwe wo kujya mu rusengero, wo gufata iminsi 40 wo kugira gute, bafite umunsi wo kujya ku rusengero rumwe bakora urugendo bagatanga icyacumi bagatanga amaturo. Bafite umuco mwiza cyane batojwe wo kwambara neza bakaririmba mu makorari. Bafite umuco mwiza cyane batojwe wo kwambara ibishura nk'ibi bakabwiriza. Bafite umuco mwiza cyane batojwe batojwe kujya muri service ya kabiri cyangwa iya mbere. Bafite umuco mwiza batojwe cyakora kabisa. Imana ikavuga ngo ubarebye ukabitegereza babona ko bashakisha amategeko y'Imana yabo, ariko nyamara rero batenda kuyagenderamo. Muza kwiyereka Imana bakayereka ngo turahari dore ntako tutagize. Umuhanga umwe yaravuze ngo abakristo ku cyumweru ngo baraza bakavuga ngo Yesu waramutseho ngo amakuru y'imisi ngo rero ngo tumaze iminsi ngo dukina umupira, tumaze iminsi ducuruza, tumaze iminsi twiga, tumaze iminsi mu rugo bimeze neza, nukubangiza tuguzane n'amaturo ngaya, ariko kandi bageze isaha yo gusoza batirira umwami Yesu fe tugusezereho urabeho usigara amahoro y'Imana. Naho turagiye tugiye mu byacu niko aho yafitiwe rose turagiye tugiye mu byacu ubuzima bwacu abo ni abakristo bo ku cyumweru. Imana rero yarabyitegereje iravuga turabizi ibi bintu ntabwo bikwiriye kugira ngo abantu baze mu rusengero bagenda bameze nk'abashaka amategeko yanjye ngo bayagenderemo, haba nibarangiza bagana kuyumva bigendere bari uko bashaka bakuma mu buzima bari barimo. Imana irabirarema mu rusengero usigayeho umuntu ushaka biki iyo uragiye mu rusengero abashaka iki. Ese hari umuntu uhagaze imbere no kubwiriza uyu munsi ndakubwira nguyu dusaba mu ijambo ry'Imana we ngo yari ari mu rusengero mu gice cya gatandatu ngo ari mu rusengero asenga aririmba yenda muri korali yenda abwiriza ntabwo icyo yakoragamo ngo agize ibyago abona n'Imana, ariko ati ndapfuye ndibonishaka ati mbonishaka kubona Imana kandi umunyabyaha kandi ubonye n'abantu inyuma yawe. Ese mu rusengero wongera ubone n'iki? Wongera ujya mu rusengero ubone n'iki? Yagiye mu rusengero agira ngo arakomeza yigendere ayitere igipindi yitahire ageze asanga byahindutse asanga Imana yagiye. Iyi ni inzu y'Imana yatwaje mu rusengero. Imana nyir'itorero ibakoze umushinga w'itorero Imana mukiza muremyi. Iyi ni inzu y'ubwami bw'Imana. Iyo waje mu rusengero tuba twaje guhura n'Imana. Kera aho ndayobora mu cyaro ntabwo munyacyaro ntabwo n'umunyamugiriza yamyica kujya kwihangana nayo narashyizeho amabwiriza hamwe no twagiye ku rusengero tuba twagiye guhura n'umwana w'abakobwa mwambare neza buriya abakore basimbuka bajya ku rusengero niwo twabona umwenda mwiza wa mbere kubera iki twajya guhura n'umwami w'abami mutware w'abatware umukiza ube akeza cyane tugaturamo twagiye ku rusengero. Haleluya! Ariko Yesayi wageze kubera yari avuga ku rusengero asaba abapasitori akasaba abakorari za ndirimbo za pina zikaba ziramubanganiye ubwiriza butumwa yakira bukaba babangamiye hanyuma zagiye zimadabishaka agize ibyaha kuri uwo munsi asanga ibintu byahindutse asanga Imana ubwayo. Haleluya! Ikindi rero u Rwanda rigamije uyu munsi kugira ngo muzajye mukurikirana amateka muzajya murusaku kuri ku isi turabona u Rwanda ryarabyanze byaba ibintu byinshi bishaka gusubiramo. Niyo mpamvu mubona abagabo n'abagore bahagurutse, niyo mpamvu mubona ko hari abafatanyije yahagurutse nuko itorero ry'u Rwanda rishaka kubintu bisobanura. Haleluya! Haleluya! Ubirebye umurongo wa mbere abajya bareba filime wabona ko ari guhindura shapitire y'igitabo kuko uhereye mu gice cya 55 hari aho bagakiza ko umuntu kava ku Mana yemwe afite inyota wese nimuze wakomeza 56 tugasanga harimo ibintu byo kubemeza. Ariko rero 58 nibo guhindura sene abajya bareba filime cyangwa shapitire
rangurwa noneho gusa gusa. Yesu ashimwe. Kuko ibintu birimo akajagari, ibintu birimo akareba icyaha bashinjwaga, icyaha bashinjwaga nta nubwo bingana n'ibyacu. Bashinjwaga icyaha ngo cyo kudahemba neza abakozi bakorera, bagashinjwa ibyaha byo gutinya ku bakene, bagashinjwa ibyaha byo kwikunda ubwabo, bakikorera ubwabo, n'ibyo byaha rusomujitse, ibyo bashinjwa Imana irabyaha. None ibyaha twebwe bongera. Iyi saha rero n'uyu munsi ni uwo guhagarika umukino. Uramutse rero uri umukinnyi ugashinga ijosi kandi arbitre yasifuye, wowe ugakomeza ugakina mu kibuga ukirukanka cyangwa ukivumbura cyangwa ukajya impaka na arbitre, afite ikarita y'umuhondo arahita ayiguha, hanyuma nutera amahane aguhereza iya kabiri, ayivunjamo iy'umutuku agushyira hanze y'ikibuga. Kuko urimo urakora ibyawe mu kibuga, ntawe ukora ibya arbitre, ntawe ukora ibya koca wawe, ntawe ukora iby'ikipe yawe, urakora ibyawe ku giti cyawe. Niyo mpamvu agusifa, niyo mpamvu asifura ngo urakina nabi. Mbariza uwo mwicaranye uti urakina ute muri ino minsi? Uwasifuye ntabwo ari arbitre rero, uwasifuye ni Imana ishobora byose, ni Imana imenya byose. Ngira ngo uyu munsi twabonye mu gice cya mbere badusomeye, niba nibuka neza uko babipanze muri Samweli igice cya 10, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 ku murongo wa 7. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ari kirekire, namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Uba baje gusenga hano bagambiriye guhura n'Imana no gukorera Imana no kumva ijambo ry'Imana no gushyira mu bikorwa, Uwiteka arabazi. N'abaje kumwiyereka nka Yesaya cyangwa nk'Abayahudi ababitojwe n'ababyeyi, nabo arabazi. Niyo mpamvu asifura avuga ngo hagarara aho ngaho ugere babanze bagukosore. Yesu nashimwe cyane. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Abo hejuru Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Uzi impamvu uvuga ngo Yesu ashimwe? Impamvu ngo Yesu ashimwe nuko arbitre wo mu kibuga hari igihe ataguha ayandi mahirwe. Iyo yaguhaye ikarita y'umutuku nta yandi mahirwe uba usigaranye, bongera imikino 2 bayaguhanisha 3. Ariko Imana yacu ishimwe kubera ko yo itameze nka arbitre wo mu kibuga, ishyiraho amahirwe ya 2, ishyiraho amahirwe ya 3, ishyiraho amahirwe ya 4, ishyiraho amahirwe ya 5, ishyiraho amahirwe ya 6 kugira ngo wisubireho ugaruke ukina neza. Oh haleluya, oh haleluya. Ikitugeza bwoko bw'Imana, icyahagurukira abagore beza, kigahagurutsa abagabo beza, kigahagurutsa abakobwa beza, ni ukubabwira ko Imana ishyize andi mahirwe. Oh haleluya. Imana ishyize andi mahirwe ndetse nawe ukosore abakwirijwe bose. Imana ishyizeho andi mahirwe kuri wowe. Uyu munsi niwemera ukemera, uyu munsi ufite andi mahirwe kugira ngo wigaruke. Imana ishyize amahirwe. Namiye kuri Sahari igira itorero, aravuga ngo ntabwo nishimira ko umunyabyaha apfa. Ati n'uwo wakinnye nabi mumpe, n'uriya usambana nawe mumpe, n'uriya wibye nawe mumpe, n'uriya mugore uraguza mumpe, amaraso ye yoza ibyaha bikerane. Nanjye hari umwaka wa 1985 nari turenzibiye ndangije, narangiye udushuri duke nishoboye, nza muri Kigali birananira, nsubira mu cyaro birananira, ababyeyi barashoberwa, ngize umugisha nsanga ndagananirwa. Nshaka gutura ababuze kubera ko murashaka ibyiza by'iterambere, nshaka gusimbuka amabasore yanjye, nshaka kuboneka
sinzira barigeze borora amatungo y'inyanga cyangwa ihene, uyizirika ku kiziriko kirekire ukagira ngo ntiwigire neza, ikagenda ikizirika ku bihuru, ikazenguka ikizirika ku biti, igafata ikizirika rero ukabona yiboshye ukagerageza kurwana yibohora, ibikomeza kugenda yiboha, waza kureba ujya gucura ugasanga yajyana imanitse amaguru mu kirere n'amaboko n'umutwe byose byiboshye, n'ibyatsi ukajya byariye, wajya gusa agenda gupfa ugatabaye ukagenda yabigiye gupfa uyiboshye. Nanjye nari meze gutyo, ngira amahirwe kurana Yesu ngo twabazane, kurana abazane, kurana twasaba ababwira buri munsi Yesu niba tubabwira gusa ntabwo baciro ingo zacu tukazitunga, ntabwo turi abagabo bashoboye ingo bashaka ubuzima, ubu ingo zacu twarazitunze n'abana bacu barize kandi nta kindi kidutera, ni ubu Yesu tubabwira ugira neza. Yesu ashimwe, aramubwira ngo hindukira, urimo urakina nabi, ngarukire ngwereke gukina maze ahasigaye byose bikemwe. Abantu bararira barashaka ingo nziza, ingo z'amahoro barazishaka kandi badashaka Yesu. Wabona urugo rw'amahoro gute usangira n'umugore wawe museka? Warubona gute kandi udafite Yesu? Abantu barimo barashaka abagabo beza kandi babashakira mu kabari. Iyo ugiye mu rusengero uhura n'Imana, wajya mu kabari ugahura n'abasinzi, wajya kuraguza ugahura n'abadayimoni, ibintu birasobanutse. Oh haleluya, oh haleluya. Ubwira uwo mwicara uti mwifurije kudataha utabonye Imana, kuko mu rusengero aboneka. Abashakana umwete bazambona, abashakana umwete bazambona. Yesu ashimwe cyane. Abayahudi ikindi cyaha bashinjwaga ngo nuko ibyo bakoraga byose ngo babikoreraga kugira ngo bihimbaze ubwabo, maze ngo barangize bakavuga ngo twebwe ngo twirije ubusa iminsi 40 turayirangije, ngo ntacyo utakoze, ngo ari Uwiteka Imana ngo ntabwo yo yakoze ibyo yadusezeraniye. Imana ikaba yihinduka umunyabyaha, niko bari bameze. Ariko ngo kube muri iyi minsi 3 n'uwa 4 aravuga ati muri kino gihe ntabwo mukiriza ubusa nk'uko bikwiriye, ugira ngo ayo masengesho ntayumva. Impamvu mwiriza ubusa ni iyi, ni ukugira ngo umuntu uko mukora iby'urugomo, ni ukwinezeza ubwanyu. Kera turi abana twajyaga dusenga, wajya mu buhamya wumva abandi bavuga ko basenze 3 birije ubusa, ugahita ugenda ugakora 4. Kuyo nimwongera guhura uzaguta igihe nakoze 4 utazabura ijambo mu gitaramo cy'abagabo. Wahura n'umuntu avuga ati yamaze gukora 5 rwose dry, ubwo bagenda gukora 6 ari competition. Ibyo Imana yabireba nibyo ivuga ngo nirihagarare, yasifuye. Komeza utera amahane rero, urashaka ikarita y'umuntu, urashaka y'umutuku, urashaka gutera amahane. Reka ubwo burya ku kibuga haba hari amasirimbi cyangwa amafirimbi, uko wabyita n'ubizi. Abafana barazizana, abandi bose bakazizana. Yewe hari n'igihe rwose abakoca batemeranya n'umusifuzi, ahubwo ati bikoze nabi yagize gute. Ariko ndabubwiza ukuri ibyo bavuga byose, ibyo abantu bakuvuga byose n'itangazo naryo nagira ngo mbazanire umunsi. Ibyo abantu bakuramya bagusingiza bakugira gute byose ntacyo bimaze iyo atari iby'Imana iguhamya. Yesu ashimwe cyane. Ariko mwagafashe babandi bari mu kibuga basakuza bose ntibifata. Igifata nicyo Petero yavuze. Ibyo rero abantu bakugira we ibyo wakwigira ntabwo bifata. Igifata n'icyo Imana ivuga. Imana uyu munsi iravuga ngo hagarara wongere ukine bushyashya. Kwa raporo yavuze ngo reka tujye hariya kuri rusengero tubashyire ubwo butumwa, muhagarare. Abantu barashaka ububyutse, igihugu kirashaka ububyutse, torero rashaka ububyutse. Ntabwo dushobora kuzabona ububyutse dufite abakristo bakiri tradition, cyase baza kwiyerekana bafura bagatera ipasi bakajya barangiza bagasubira kuri Yesu ngo bye bye tuzabonana ku cyumweru gitaha. Ahantu hari ntuye na madamu Imwanza muri Tanzania, twahabaye imyaka nibuka neza n'imyaka 8. Madamu wanjye yari afite inshuti y'umudamu w'umunyarwandakazi wari uhari, ari abanyarwanda batuye hanze kera, twe twegeranye duturanye. Hari umumama mwiza cyane w'umunyamutima, yari umupfakazi. Hanyuma hakaba undi mukobwa wari sineza aho yari atuye, ariko nahamubonaga buri munsi. Yari afite ikibazo cyo mu mutwe, uburwayi bwo mu mutwe,
hanyuma akajyaza akazana inkwi ko wa mubyeyi. Ntabwo wa mubyeyi yacanaga inkwi, ariko uwo mukobwa ibibazo byo mutwe yarazikoreraga inkwi akazizana, agatura muri rwa rugo. Abatanzania bagira umuco wo gushyira ibyombo, amasahane baririyeho n'amasafuriya n'iki, bakabishyira hanze, niho byogera bikanikwa ku zuba. Yazanaga inkwi rero muri urwo rugo, akajya kuri ibyo byombo akabyoza akabirangiza, yarangiza akajya guhembesha. Wa mubyeyi yaramuhembaga. Rimwe na rimwe rero yarazaga agasanga wa mubyeyi ntahari, porotayi irakize, akareba urundi rugo ruhegereye hafi aho, akagenda agaturamo za nkwi, akoza n'amasahani akayarangiza, agategereza wa mubyeyi ko ari buze. Ndavuga wa wundi atakoreye, akajya kuko yarazi ko ahemba. Abandi bose yarazi ko nubwo yabakorera ntacyo bamuhemba, bamwitaga amazina menshi yo kubapfobya, bakamureka nyine bakabazi ko arimo gukora iby'ibibazo bye. Ariko agategereza wa mubyeyi azi ko bamuhemba. Yarangiza yabona aje akaza, memba vuba wanyerereje nirukanye ngende. Ese ndaguhemba, noneho uyu munsi wakoze iki? Atari rwose kuko wowe kuko ntabwo ubizi, ya masahane nayogeje, baza abantu bose ko nayogeje, kandi n'inkwi naje nzizanye, ngo wamemba vuba ngende. Undi ati se inkwi ziri hehe? Ntiziri hariya hirya hariya ze. Hanyuma amasahane hariya yose nayogeje. Undi ati se katari igihe wakoreye, kujya utagenda aho wakoreye ngo baguhembe? Undi agaturika akarira, agashaka ngo akorere abandi, ariko ahembwe n'uwo mubyeyi, kuko azi ko uwo mubyeyi agira impuhwe kandi ahemba neza. Hari n'igihe abandi bari kumuhemba bakamuha utuntu tw'amafuti, ariko yari azi ko ibihembo by'uriya mukecuru ari ibihembo byiza, akanga ko abahemba dukeya bamuhemba, agategereza uwo atakoreye azi ko ahemba neza, akaba ari we ajya guhembesha. Mbarizo yo mukeranye tuhembesha ku Mana, urayikorera? Iyo tujya gusenga kenshi nahoze mbivuga, yenda nuko dukunda umupastori wacu, nuko dukunda itorero ryacu, nibyo twigishwe n'ababyeyi. Kubera iki duhembesha ku Mana tugategeza ko duhemba kandi twayikoreye? Kubera ko tuzi guhemba neza. Turabizi itanga urubyaro, twarayibonye irutanga, itanga amashuri abana bakiga, ibyo turabizi, itanga inka abana bakanywa amata, itanga imigisha abantu bakagira amazu, ibyo turabizi. Ariko ntabwo dushaka guhindukira ngo tuyikorere. Turashaka gukorera akabari, turashaka gukorera indaya, turashaka gukorera ubwacu, ariko tugahembwa n'Imana. Bwira mugenzi uti uyu munsi Imana yasifuye ngo bihagarare. Ahubwo nukomeza gukina wikunguza nka wa murwayi ndakubwiraga, wa wundi wabaga yavuga turampemba yakora akarira, urahabwa ikarita y'umuhondo. Bwira mugenzi uti nta mikino irimo, uyu munsi byahindutse, urahitamo gukorera Imana cyangwa byajya uhabwa ikarita y'umuhondo kubera ko urakina nabi. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ndetse umuhanuzi aravuga ngo rangurura cyane, rangurura. Muri kino gihugu hari ibintu byinshi cyane wareba, ukaba utavuga gahoro, ukarangurura. Imana yashaka umuhanuzi arangurure. Abahanuzi bakwiye kurangurura bagatesha. Muri ubu butumwa harimo amagambo menshi, harimo ijambo riburira, hakabamo n'amasezerano, ariko ubanze uhindukire. Harimo inyungu rero zikomeye cyane. Iyo tugiye muri kiriya gice tukareba, tubona inyungu nyinshi cyane tubona iyo dusenze kuko Imana ibishaka, iyo dukoreye Imana kuko ibishaka. Harimo inyungu dusanga ku murongo wa 8. Abafite Bibiliya mujya ku murongo wa 8, haravuga ngo maze rero, nanze kuvuga za karita z'umuhondo nazihoreye. Haravuga ngo maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwe buzatoha vuba, gukiranirwa kwe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka Uwiteka azakubwira ngo ndi hano. Oh haleluya. Kubera ko wemeye umuburo wayo, wemeye kuburira kw'Imana, uremera urahindukira.
niwemera ugahindukira ukava muri izo ngeso mbi ntabwo bigenderaho. Kera mama wanjye yajyaga ajaburira, kujabura ntabwo nzi ko mubizi, ariko ni cya gihe umuntu aba asonga ubugari, umwana yaba ari iruhande rwawe akarira ngo umuhe, ugakata ukamuhereza, cyangwa utetse agatoki n'udushyimbo ukavana ukamuhereza bitarashya. Mama wanjye yajyaga anjaburira, ariko igihe cyose yajyaga anjaburira yashyiraga ku ntoki zanjye, yashyiraga ku ntoki akavuga ati ngaho tega nguhereze. Yajya kureba mu ntoki zanjye agasanga harimo icyondo, harimo amase, harimo ibintu byose, harimo amakashi, no mama akambwira ati ngaho genda ubanza ukarabe, genda ubanza ukarabe maze ubone kugaruka. Nkagenda ngakaraba ko mbonye vuba vuba buriya agatima kanjye kari ku bugari mama arimo kwarika. Mwaza mama yarebamo agakata ubugari akandereza kubera ko nemeye gukaraba. Oh haleluya! Ntabwo nakarabiraga ubusa, ahubwo narakarabaga ngo mbambare ubugari. Bwira mubyeyi uti ntabwo Imana rero duhamagarira ubusa. Imana iraduhamagara itubikiye iyi migisha yose turimo gusoma. Irakubwira ngo nubyemera wa musore we, nubyemera wa mukobwa we, ati umucyo wawe uzahera aho gutambikira. Ijambo ryiza rikomeye cyane. Aravuga ati nutaka Uwiteka azakubwira ngo ndi hano. Nubwira ngo ndwaye kanseri, azavuga ati kanseri si ikibazo ndahari. Nubwo uti ndashaka umugabo, azavuga ati umugabo si ikibazo ndahari. Nubwo uti ndashonje, azavuga ati ibiryo ntabwo ari ikibazo ndahari. Nubwira ngo banki igiye kuntereza, azavuga ati amafaranga si ikibazo ndahari. Numutabaza azagutabara akubwira ati ndi hano. Oh haleluya! Yesu ashimwe cyane. Azagutabara urwa nirukunanira akubwira ati ndi hano. Umugabo nawe kuraza ku nkeke ukajya mu nguni ugasenga, azakubwira ati ndi hano, kuko wemeye ugahindukira. Uyu munsi rero uramba tutapoinero ashaka kuvuga iki? Sicyo urimo kumbaza? Ndakubwira ngo Uwiteka Imana yasifuye gukina nabi, yasifuye gukina nabi. Iragira ngo uhagarare wongere ukine neza, kandi amaraso Yesu arahari ngo duhabwe amahirwe ya kabiri. Duhabwe amahirwe ya kabiri abakuyemo inda, duhabwe amahirwe ya kabiri abasambanyi, abasinzi n'abajura. Hari amahirwe Imana yabazaniye. Niyo mpamvu abakobwa bishyuye amafaranga yabo menshi. Reba ukuntu basa neza babereye kuba mu ngo zabo. Imana yabazanye muri za ndirimbo zabo ngo iguhe andi mahirwe yandi ya kabiri. Yesu nashimwe cyane. Maze uyu munsi nuyitabaza izagutabara. Haguruka rero dusenga n'Imana. Niba wafashijwe, haguruka dusenga n'Imana. Uyu munsi niba ushaka guhindukira, haguruka dusenga n'Imana. Kuko Uwiteka Imana yatugendereye, kuko Yesaya Imana yamutunguye atarabizi, yagiye agira ngo nka bya bindi. Kuko Imana yatunguye Mose ikamusanga ahantu yararagiye inka yibereyemo cyangwa intama, agira ngo ni ibisanzwe. Ajya kubera ko Imana yamutunguye, kuko Imana yatunguye uriya mukobwa wabyaye Yesu Mariya ari mu rusengero uko byari bisanzwe. Kuko Imana yatunguye abashumba bibereye ku gikumba baragiye. Niko Imana yagutunguye umunsi, kandi gufite ibyiza yakuzaniye. Haguruka nawe uyakire, hasiga utahana amahoro y'Imana. Reka duhaguruke twese, nta n'umwe usigaye keretse udashobora guhagarara. Udashobora guhagarara akomeze yitarire, ariko abashobora guhagarara bamenye ngo Imana yatugendereye uyu munsi. Uyu munsi ni ibihe bishya, n'ibihe bishya mu bugingo bwacu, ibihe bishya mu ngo zacu, muri bizinesi zacu, kuko Imana yatugendereye. Reka basebe murambure ibiganza. Imana umugisha. Ninye pastori yigire hino, yigira hafi hano, abandi turambure ibiganza. Kandi ndabahendahenda ngo muhumirize, maze hasigaye Imana ivugane natwe. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, Imana n'agahinda gakomeye cyane iyo tuba abakristo tugashaka Imana ariko ntituyishake mu buryo bukwiriye. Imana, iri jambo rije ari iryacu uyu munsi, rivugiwe imbere yacu no mu matwi yacu no mu mitima yacu. Ahari hari igihe twaba tumeze nk'Abisirayeli muri kiriya gihe biyirizaga bagashaka Imana ariko bakayishaka mu buryo budakwiriye, bakagusenga mu buryo budakwiriye. Wera, ndakwinginze kugira ngo umuntu wese wumvise iri jambo rya none
umufashe umutima wiwe uguhindukirire agushake mu buryo bukwiriye Mana. Tureke urugomo, tureke ibyaha, tugushake dukiranutse. Nicyo ushaka ku iteraniro rya none, nicyo ushaka ku itorero rya none, nibyo ushaka ku itorero Presbyterienne mu Rwanda, iyi paruwasi ya Remera Kicukiro. Ubu ni ubuhanuzi bwuzuye uduhaye Mana uyu munsi wa none, dufashe tubwumvire. Kandi Mwami, umuntu wese wumvise iri jambo akigaya mu mutima akaguhindukirira, umubabarire, kandi izina rye rikomeze ryanduke mu gitabo cyawe. Kandi umuhe kujya imbere, agushake mu nzira ikwiriye, agushake mu kuri no gukiranuka. Nibwo ngo tuzaguhamagara nawe ukavuga ngo urahari Mana. Ubundi abantu bagushaka ariko bakagushaka mu buryo budakwiriye. Abantu bakagushaka n'ibyaha, bakiriza ariko bari mu byaha, bakaririmba bari mu byaha, bakabwiriza bari mu byaha. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ugirire imbabazi abera bawe, ugirire imbabazi abana bawe, ugirire imbabazi iteraniro. Maze Mwami Imana, umuntu wese wumvise iri jambo aguhindukirire kubw'urukundo rwawe. Umugisha umukozi wawe, umugaragu wawe watumyeho ngo atubwire uyu munsi, mu mugisha kandi ukomeze kumwongera amavuta y'umwuka wera, kandi ijambo ryawe rikomeze ryongorere mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Pastor arakoze cyane. Ubu ni ubuhanuzi bwacu, ubu ni ubutumwa bwacu, ndavuga twebwe abakristo b'iyi paruwasi ya Remera Kicukiro, si ubw'abandi. Wenda n'umushyitsi nawe yaboneraho akaba yabyumvise, ariko ni ubutumwa Imana yadutumyeho, ubwira ubwawe. Haleluya.